twongeye kugaruka nk'uko twari twabateguje mu minsi ishize yuko tuzabakorera ikiganiro no turi kumwe n'abavandimwe cyangwa se n'inshuti z'umupira w'amaguru mu kiganiro P Sport. Uyu munsi rero nagarutse ndi Yamani Frank ndi kumwe na mugenzi wanjye Victor ku buhanga bw'ibyuma. Uko mubibona rero hari umushyitsi wadusuye, ariko ubwo abenshi nibo bagiye kumubona, ariko ni n'umusangwa ndakeka yakivuga. Nitwa Serge Ngabonziza, nkaba ndi umushyitsi kuri The Flame 24 YouTube channel. Nkaba nishimiye kubana namwe muri iki kiganiro. Kabisa rwose Serge ndumva ari fresh pe. Victor se saba se ibintu nari meze neza kabisa. Nanjye ni amahoro, turashima Imana. Ubona kabisa ishati yambaye iri gupika. Serge none se warya ngo uri umufana w'ikipe? Yewe se biterwa n'ikipe. Okay. Mbazango ikihe gihugu? Nanjye nta kipe ngira mfana. Really? Si no kuvuga ngo nta munyamakuru ufana, ngewe amakipe naje gusanga ari kuyafana agenda kubabaza, ikiza ari ukubyihorera. Oya ntago wabire. Serge Ntago wabireka. Singabye n'ibyo bafana ba Cristiano na Messi ngo umwe ngo ngafana Cristiano, bose n'abakinyi beza. Ariko byo kujya kuvuga ngo umwe afana undi ngundi afana undi, niho hantu hahita havukira nyine amakimbirane cyangwa se ibintu byo sibyo ko muri football bira ntago tubyita amakimbirane. Bira ni ukuryoshya nyine, niko byagombye kugenda, agomba kuba ariho ikipe ihanganye n'indi. Niko sport igenda, ubundi sport biba byiza iyo ikipe ebyiri zihanganye. Ibintu biturangaza man, ari byiza cyane. Dukeneye ariko neza ikipe yose football mu Rwanda cye kugikurikirana. Oya si cyane. Umupira wo mu Rwanda rero urumva nanone bigenda biterwa n'ahantu wakuriye nuko wakuze n'amakipe yayo, ariko ngiye kuvuga navuga ko mfana Etincelle cyangwa se Marine, kimwe muri ibyo. Ubwo mba nabyumvishe kabisa, harya ni G-City Brazil. Muri Brazil kabisa. Ariko ngewe buriya umupira wo mu Rwanda ndawukunda cyane kabisa. Njye mbona nawo umupira mwiza ku isi. Ufaniye ikipe mu Rwanda? Mu Rwanda ndi umukunzi w'amakipe yose yo mu Rwanda. Oya. Ariko nyambonera ikipe yambara ubururu n'umweru nayikunda. Nayikunda kabisa. Ntabwo ufana Kiyovu nkuriya mugabo uri hariya hirya? Oya nabyambariye nuko wenda kuri kamera batari kumubona, ariko umunsi w'ejo wabwira ikipe, ku munsi w'ejo twarakomeje mu Rwanda mu makuru tubafitiye uyu munsi. Ku munsi w'ejo igikombe cy'amahoro cyari cyakomeje, aho Kiyovu Sport yatsinze ikipe ya Rwamagana ibitego 3-0. Umukino wa mbere warangiye ari 3-1 bya Rwamagana. Niki cyabuze kuri Rwamagana? Rwamagana yatsinze Kiyovu umukino wa mbere, ukurikiye barayitsinda. Bakiniye ku kihe kibuga? Bwa mbere bari bakiniye Rwamagana, nyine ubwo urumva Rwamagana yakirira Kiyovu Nyagatare ndakeka. Ubu ngubu bari bakiniye ahangaha? Ubu ngubu bari bakiniye i Kigali. Yabaye kare cyane kuko yabaye ku isaha twasoje ikiganiro cy'ejo irangiye. Twavuga ko harimo n'ibintu byinshi, kuko urebye urwego rwa Kiyovu n'urwa Rwamagana biratandukanye, kandi Kiyovu imaze iminsi ubona bameze neza. N'umwaka ushize warabibonye uburyo babuze igikombe ku munota wa nyuma, bakiburishije nka Arsenal. Ni nabyo bazongera bagakora, ibindi byose nibyo bazongera bagakora ndakeka. Gusa umwaka ushize bari babikoze, rero ntabwo twavuga ko bidutunguye ko Rwamagana yatsinzwe i Kigali na Kiyovu, ariko nanone twavuga ko Kiyovu yitwaye neza igakomeza kuri uyu murongo iriho, dore ko na APR ejo bundi yatakaje amanota, bifite amahirwe menshi yo kuzahatanira igikombe cya shampiyona ndetse n'icy'amahoro muri rusange. Yego, ibyo ngibyo uvuze ndabyumva, ariko nose nawe uragendera muri mujyi wa bamwe bavuga ngo Rwamagana azize ubuturage. Amakipe menshi ngakunda gutsindirwa i Kigali kubera kuzira nyine ko atari abanyamujyi, abenshi batazi gukinira ku itapi. Nubwo ibyo ngibyo nta mukinnyi w'umupira w'amaguru ndakeka uri mu cyiciro cya mbere atarahura n'itapi, gusa nyine usanga amakipe yo mu cyaro nyine ngazana ubuturage bwinshi bikarangira abanyamujyi bayemeje, dore ko Kiyovu ari n'abanyamujyi ba mbere dufite muri Rwanda. Oya sinekereza gutyo, kubera ko Rwamagana ni ikipe nziza, irimo abasore bazi umupira kandi ubona bakiri bato,
hanyuma na Kiyovu ni gutyo. Ubwo njye ntekereza ko byose bishobora kuba byarapfiriye mu mipangire y'abatoza, umutoza umwe ku wundi, tactiquement ibyo bagiye bahindura mu kibuga, ntekereza ko ari byo bintu bishobora kuba byaratumye Kiyovu itsinda, ariko nanone na home advantage Kiyovu ishobora kuba byarayifashije igaprofita ayo mahirwe kugira ngo ikomeze ihatanire imyanya yo muri shampiyona no mu gikombe cy'amahoro. Izabitwara byose. Victor nakoze cyane Serge, gusa dugendeye kuri analyse Serge aduhaye naye niko nabikeka, kuko Serge we ngerageje kubivugamo gake ukuntu abivuze, avuze ko avuze neza yuko Kiyovu Sport kuba yaratsinze Rwamagana mu magambo makeya, nuko ni ikipe ikomeye irusha gukomera, ni ikipe yari ifite advantage yo kuba iri mu rugo. Ayo mahirwe iyo yagize ukaba uri mu rugo nyine ni byiza, kandi ku ikipe nka Kiyovu Sport kuba uri mu rugo wahuye na Rwamagana yo mu cyiciro cya kabiri, ukaba ujya uhura na za Rayon Sport na za APR nyine amakipe ari ku rwego rwo hejuru, urumva uba uri kuri level nyine iri hejuru. Muri make Kiyovu Sport ni ikipe ikomeye cyane kurenza Rwamagana, icyo cyatumye itsinda. Sasa Serge nkakubaza ku yindi match yakurikiyeho, match ya Kiyovu Sport na Rwamagana yari yabanjijwe na match ya APR na Marine, urabyibuka Marine yatsinzwe na APR ibitego 4-2, nubwo twari twabivuze Marine yatsinzwe na mukuru wayo. Match ya Marine na APR ngukurikijemo nkubajije akantu gato, match ya Marine na APR 4-2 wabivugaho iki? Byibuze Marine wabyumva nka match yari ikomeye, kuko Marine yabonyemo ibitego 2, 4-2 ikinyuranyo cya 2 ntiba 2-0, nubwo 4-2 ni result ikomeye cyane kurusha 2-0. Ibi ku buso byinjiye mu izamu ryawe bikomeye ibifungo. Urebye Marine ni ikipe y'Urubavu, ikipe irimo abana batoya bagenda bazamuka bava mu academy bazamukira muri Marine, akaba ariyo tubabona. Buriya n'iri ya APR ureba harimo abakinnyi benshi bavuye muri Marine cyangwa se banayikinamo ariko bavuye muri Marine. Rero Marine ni ikipe ntekereza ko impamvu muri make APR yakinnye academy kayo. Yego niko twabivuga neza. Yego kubera ko ibi navuga nibyo, kubera ko ugiye kureba APR ukuntu imeze, APR ni ikipe ifite experience, ifite ubushobozi byose irabifite, urumva no mu myiteguro ibibarenze. Ariko bitavuze ko na Marine urazi neza ko mu mwaka ushize yigeze kwinyara mu isunzu irabatsinda, ariko navuga ko ubu ngubu icyo babuze ni kwa guhozaho ni experience ko kugira umuntu agutsinda ibitego 4-2 wabimubonyemo 2, burya biba bishoboka ko mwanganya mukagwa miswi cyangwa se akaba yagutsinda. Urumva rero akabayemo ni kakandi kabukuru katumye nyine Marine itsindwa, ariko nkeka ko Marine ishobora kuba yinjira muri match ivuga ko itashobora pe, ishobora kuba icyo kintu gishobora kuba gihari. Marine ishobora kuba yinjira muri match ubwayo itekereza ko itashobora gutsinda pe. Buriya se cyane buriya ibyo ndabyumva, ariko ahubwo ntekereza ko bajyayo bafite ishyaka, babumva nta shyaka bariya abantu ni bakuru bacu, reka tubakosore kugira ngo byibuze n'abari abakinnyi baba bakiri bato nabo bashaka kugira ngo bakine muri APR, bakine muri ayo makipe yose bakarushwa ingufu. Kuko urabyibuka mugenzi Bienveni muri shampiyona zishize mu masezerano ashize yabaye top scorer kandi ari muri Marine. Ibyo byamufashije iki rero? Yego yagize hari boost y'itangazamakuru ibyo ni nabyo rimaze kuko rivuga iby'ukuri, nubwo wenda ashobora kuvuga iby'ubusa ariko nanone iby'ukuri biba bihari byavuze kandi bishobora gutuma abakinnyi batera imbere. Byatumye APR imugura, hanyuma bamaze kumugura babona ko nubwo yaje kuzasubira inyuma, nanone n'izindi factor nyinshi ushobora gusanga ari abatoza batabaye beza cyangwa se atigeze afitinga muri squad yabo neza, ariko urabona ko ubu ngubu aho agiriye muri Kiyovu ari gutanga umusaruro ushimishije, dore ko baherutse no kumuhamagara muri equipe nationale. Urumva rero ni ibintu byiza, ni ukuvuga ngo Marine itegura abana rero kugira ngo bakine na APR babashaka ubwo kwitsinda, kugira ngo bayihe iyo challenge, abana babone amakipe bazamuke bajye hejuru. Serge urakoze cyane, gusa tutari twava kuri APR na Marine tuba dufite umwanya mutoya kugira ngo nabyo uze kuza kudufasha ubirebeho, twakubaza wenda gatoya tumeze nk'abaganira. Football nyarwanda iri mu bihe bibi uko bigaragara, kandi ibyo bihe bibi bishingiye ku mizamurire y'abakinnyi. Academy dufite zikomeye wenda twavuga mu makipe mu cyiciro cya mbere izwi cyane n'Intare. Intare izamuye abakinnyi itabahaye APR ibahereza Marine, wenda igasagurira n'andi makipe ku ruhande. Marine magingo anga iri marembera muri shampiyona, iri ku mwanya wa 14 ndakeka.
irabura ubwonko bw'itsikiye gato ihita igwa muri relegation zone muzimanuka. Urumva shaka uburyo uhuza football y'u Rwanda iri mu bihe bibi, uburyo bwo kuzamura abana ubihuze n'uburyo Marine iri gusubira inyuma. Byaba biri guterwa nuko intare ziri kuzamura abakinnyi cyangwa se abakinnyi batari kuri level nziza. wenda bishikagabanya ntabwo ariko ntekereza kubera ko hari ikintu mu Rwanda cyagabanutse. Kera urabizi tugikina muri quartier akarere, wasanga buri quartier yose mu biruhuko abana babaga bakina. Wavuga ati haranza nshatse nafata y'abakinnyi bakabajyana naho ngaho. Buri quartier yose mu gihugu yabaga ifite abana bakina umupira, buri quartier yose yabaga ifite abana bakina umupira kandi bafite ahantu bahurira. Hanyuma hari n'ikindi kintu wenda njye nabaye mu mujyi wa Rubavu cyane, hari amakipe menshi yabaga hari usibye nka Vision Jeunesse Nouvelle. Habaga twajyaga kwa Viguri, yego nta mupira twari tuzi, ariko abana bose umwana wese yakuraga yumva arizajya kwa Viguri, akava kwa Viguri akajya muri Etincelle. Ariko mbere yo kujya muri Etincelle ubundi bavuga kwa Viguri. Hari n'utundi dukipe twinshi twabaga dutandukanye, bakajya muri Vision Jeunesse Nouvelle iba mu cyiciro cya kabiri cy'umupira w'amaguru, hanyuma bakavaho bazamuka bajya mu mashampiyona akomeye. Niho mwaje mwese kuzabona ba Jihadi, ba Saja turiya muri umunawe, bariya bose ubona bose rwose nakubeshye niho bagiye bazamukira. Ariko urebe ikibazo noneho gihari ubu n'ubu, babana ya competition yabaga mu makartier, abantu bakorganiza amakompetisiyo abana bagakina hirya no hino, ntabwo bikibaho. Abana bibere mu PlayStation, bibere mu bintu bigiye bitandukanye. Ariko izo mpano sindasoza aho ngaho. Izo mpano uvuga ngo muri abo bantu bose babaga bakina ku muhanda ntihaburagamo nk'abana 2, 3, 4, 5 bajya muri ya makipe meza akabazamura bakajya muri Marine na Etincelle. Urabona ko kera ni urugero rufatika. Kera ubundi Etincelle na Marine byahoraga bihanganye kubera iki? Barwaniraga abana. Ukumva umutoza watanze umwana umwe niwe waba ufite avantage nyinshi kurusha undi. Rero ubu ngubu iyo competition igihari, niyo mpamvu usigaye usanga Etincelle ko nayo ifite ikibazo cy'ubushobozi buke, Marine isigaye batwara abana. Ibyo rero bana bakeya ku isoko binjira muri ya Marine, bakeya bagakurwamo muri ya makipe yose bakagenda basaranganya. Naho usanga n'umusaruro muri APR naho utari mwiza, kandi bikanafekta n'ikipe yacu y'igihugu. Kuko urabona yego kera twagiraga n'abanyamahanga benshi baraduhaga competition, ariko abana benshi b'abanyarwanda bumvaga bafite ishyaka ryo gukina, bakinira umwanya wa mbere kugira ngo b'abanyamahanga batabarusha cyane cyangwa se batabasaba umwanya mwinshi cyane mu makipe. Ugasanga ni ikintu cyafashaga football mu Rwanda. Icyo kintu rero cyavuyeho. Ntekereza ko wenda nk'ababishinzwe nka Ferwafa, minisiteri bifite wenda nko mu nshingano, icyo yabikoraho ni ukuvuga ngo bakongera akagarura ya competition mu mashuri, kuko amashuri yarakinaga mu turere. Iyo ngingo ya kabiri y'amashuri nanjye iyo ngiyo twayihurizaho, ariko ingingo ya mbere yo ndacyafite akadute. Ingingo ya mbere mpamvu nayigizeho dute, ndibaza ati isi iri gutera imbere n'u Rwanda ruri mu isi riri gutera imbere. Ibyo bintu byo mu makaritsiye abantu bakinira football ndabyumva byagombye kubaho, ariko turi mu gihe bari kubaka kaburimbo muri buri muhanda. Turi mu gihe ikibuga kigomba kuba gifite ahantu kiri hazwi hahoraho. Brazil ni igihugu kinini. Brazil kandi buriya hari abantu ikintu abantu bishyaho. Brazil ni igihugu gikize cyane, ahubwo harimo abakene benshi, ariko nyine ibyo bintu ntibivuze ko Brazil idafite ibikorwa remezo. Brazil yageze ahantu ifata icyemezo cy'uko Brazil, kugira ngo byumve sibyo, yafashe icyemezo cy'uko amashuri barivasinga uburyo bw'imyigire. Bafashe amashuri bararivasinga, bavuga ko abana kubera nyine kugira ngo babone igihe cyo gukina kandi babone n'igihe cyo kwiga, ishuri hari igihe ritangira saa 5 z'amanywa. Kubera iki? babyutse. Nicyo gihe ishuri ryagombye gutangira, ariko bo babibara rigakomeza ku buryo rirangira sangahe. Niba ritangiye saa 5 ushobora kuza kurangira nka saa 2 z'ijoro. Iyo rangiye saa 2 z'ijoro aragenda bakajya hehe mu bibuga, benshi amatara muri buri bibuga, ku buryo nyine bagenda basimburanwa mu bibuga gutyo. Bo baremeye hari ibice byiga amasaha asanzwe yo kwiga, hari byiga amasaha akuze, kubera ko bashaka kugenda basimburanwa mu bibuga. Brazil nyine kame mu isura ijya hanze igaragaza ko ari igihugu gifite
ubukene bumwe na bumwe, ariko ni igihugu gikomeye, igihugu gikize cyane ahubwo, mu bihugu bikize, kuko Inesi nimba Brazil ishobora guproduza miliyoni y'abakinnyi buri mwaka. Gusa nanone igihugu cyarekura miliyoni y'abakinnyi buri mwaka. Gusa nanone ikintu ushaka gukuramo aho ngaho harimo facteur nyinshi. Ngiye kuguhereza nk'urugero igihugu cyacu duturanye cy'Abarundi cyangwa se cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, niho hantu wenda mfite Bugande system bwakoresheje ni ya kabiri yavuze hanyuma y'amashuri. Hanyuma icyo kintu ni cyiza dushaka kukigiraho, ariko nko mu Burundi ibyo nakubwiraga nta quartier n'ubu ngubu tuvugana utasanga abana badakina ku muhanda. Si ukuvuga ko icyo gihugu gikize, ariko baproduce impano nyinshi. Burundi ni ahantu duhuriye muri football, ni igihugu gisa nka kituri imbere, kuko niyo duhuye baraducalenjinga cyane. So nekereza ko baraducalenjinga, ariko muri make ikibazo numva ni politique, ni structure itarashyirwaho neza, uburyo bikorwamo. Gusa wenda si uburyo bwo kuburana, ariko Burundi ngiye mufata nk'igihugu kiri hasi y'u Rwanda mu mupira. Oya Abarundi baradutsinda. Dore bamugiye mpamya ko Abarundi baturusha impano. Tugiye ku buryo buri internationale. Ahubwo banza muri Rayon Sport. Bose n'Abarundi. Oya, dore impamvu Rayon Sport ahubwo ikintu ushaka igera hehe? Ushaka kumenya. Igera. Ariko aho yageze ni kure cyane. Aho yageze ni kure cyane, ibyo ndabyumva. Ariko impamvu ngende kubwira ngo Burundi ngiye mbufata nk'igihugu kitari hejuru y'u Rwanda muri football. Uburundi bumaze kujya mu gikombe cya Afrika kimwe n'u Rwanda ni kimwe. Turanganye. Amakipe yo mu Rwanda agera kure cyane muri Champions League na Confederations Cup, haba mu mateka haba n'ubu kurusha y'Abarundi. Uri kumva? Ariko bafite impano nyinshi. Ariko yo mwahuye. Cyane y'indani mu gihugu. Bibiri yo mwahuye bigenda bite? Iyo twahuye ndabyumva, gusa ega na club zanyu, izo club uri kuvuga. Reka nze nkubwire facteur uri kwirengagiza. Ni ukuvuga ngo amakipe yacu Rayon Sport usibye APR ifite ya politike yo gukinisha abanyagihugu, ariko andi makipe yose yuzuyemo abana b'Abarundi. Abo bana b'Abarundi rero nabo bakina muri equipe nationale yabo, ni nabo babajyana muri izo Confederation Cup urimo kuvuga. Impamvu rero babajyanamo ni iyi ngiyi, nuko mu Rwanda hari ubushobozi butari mu Burundi. Hari ukuntu mu Rwanda hari ubushobozi bwa mikoro ku makipe yacu kurusha Uburundi. Ariko Burundi bufite impano nyinshi kuturusha. Iyo ni realite tutakwirirwa tuburanaho. Ariko iyo muri kumbwira icyo kintu ngo cy'ubu nta kibazo. Gusa njye ntabwo mwari kumunda ngo noge kabisa, ntabwo nari kubyumva. Okay, twikomereje nta kibazo. Izo mpaka zose ziturutse kuri match ya APR na Marine. Gusa nkuko Serge bisesenguye bivuze neza, ikintu kiri gutuma umupira usubira hasi cyangwa se impano zitazamuka cyane bishingiye ku ngingo imwe, ari uko umupira wo mu mashuri yasubiye hasi, kandi niho hava abakinnyi ba karere nyine bagatumye igihugu urereye abo bakinnyi igihugu batera imbere cyane ku buryo bazamuka. Ndetse n'indi ngingo yavuze ya mbere yavuga ku ngingo yo kuba ibibuga byaragabanutse, nko kuvuga ko ibibuga byagabanutse kandi koko biragaragara. Urasanga wenda tuvuge nko muri Kicukiro ngiye niho mba, urasanga urajya kuri tapi usange tapi guhera mu gitondo saa moya irokipe kugeza saa 12 z'umugoroba, saa 3 z'ijoro baremera bagacana n'amatara. Kandi icyo gihe urukumva hari umupeti mutoya bavuga ati ndava ku ishuri nyure ku kabuga ntera umupira, asangamo ikipe nimba atayibamo ubwo ariciraho, nta kundi kuntu ahita akomeza. Ndakeka ubwo ngubwo nyine improvement ko no mu bihe bishize wasangaga amashuri buri shuri ryabaga rifite ikibuga, ariko football ya scolaire yo batangiye kuyikosora. Bayikosore rwose. Football scolaire batangiye kuyikosora. Ubundi ikintu cyambere cyari kishe football scolaire ni abahashyi. Abahashyi bari bishe football scolaire ku buryo bari bagize, urumva urugero tukiga muri secondaire nuko ngiye nagize imana nkiga mu kigo kidakinisha abahashyi ariko ntabwo wakina n'umuhashyi, wowe uri umupeti wiga mu kigo ntibibaho. Kuri match ya Rayon Sport na Polisi yeretse gutsinda Rayon Sport mu gikombe cy'amahoro, ariko ku munsi w'ejo Polisi yaje gutsindwa na Rayon Sport ibitego 3-2 bya Polisi. Iriya match urabona gute? Polisi niyo yari yakiriye match. Uri kumva ko Rayon Sport ifite amahirwe kuko goal advantage za Rayon Sport zimeze neza cyane. Rero nibyo ni nko kubwira Polisi, urebye imikinire yayo ni ikipe nziza, ariko isa nkaho mu gihe gishize yagiye igabanya. Kera twayibaraga mu makipe ashobora gutwara igikombe cya shampiyona, bimara imyaka myinshi ariko bidashoboka. Yego, bimara imyaka bidashoboka. Rero n'akakantu ko guhozaho bari bafite nako gasa nkaho kagabanutse. Hari umutoza imbaraga bashyiragamo niba ari n'amafaranga
birashoboka ko bishobora kuba byaragabanyijwe kuko n'ubundi nta musaruro batanga ariko polisi yari ikipe ejo yagaragaje uriya mukino wari umukino mwiza, umukino rwose ubereye amaso, ariko Rayon Sport yari yagaragaje ko ifite gahunda nayo kuri iki gikombe n'ibindi bikombe bishobora kuba biri muri shampiyona, ubundi nubwo nabonye bitoroshye muri iyi minsi. Nkaguciye mu ijambo gato, hari polisi gutsinda peri byari bimaze iminsi bitatu, polisi gutsinda Rayon Sport byari bimaze iminsi bitatu. Hari umutoza watozaga polisi bitaga Goran Kuponovic, ndakeka ushobora kumuzi. Goran yaravuze ati icyo gihe yari muri speech yari kuvuga match irangiye ya polisi, ngo everybody here fans Rayon, ngo buri muntu wese ngo hano mu gihugu ngafana Rayon Sport, ngo rajya hariya ngo muri Ferwafa ngo usange barayifana, ngo usange umuyobozi ngo arayifana runaka, ngo nyine ngo buri ikipe y'abaturage yavuga ko ari ikipe ifite abafana benshi, akanavuga ko nawe muri polisi harimo abantu bayifanaga. Iki kintu gishobora kuba cyarahindutse, bavuga ko cyahindutse. Simbizi, ntekereza ko abantu bakunda bitandukanye kandi ntiwabuza umuntu gukunda ngo ashobora kuba yarababeshi muri polisi, ariko mu by'ukuri Rayon Sport ni ikipe y'abanyarwanda, ni ikipe ifite abafana benshi, birumvikana. Ntabwo ari igitangaza kuba yarabivuze gutyo, nyine ashaka kuba ariko yabibonye, ariko nanjye niko mbibona ko ahantu hose ugeze niyo ufite abafana benshi mu Rwanda urumva ako karivarite nako kabura. Ibyo ni wanabihindura, buri gihugu kigira ikipe ifite abafana benshi kandi babizwe muri icyo gihugu, urugero rwinshi uzasanga muri za Tanzania Yanga ibifite abafana benshi, usanga muri Congo Vita Club ibifite abafana benshi barenze n'abamazembe, yewe kandi Mazembe ariyo kipe ikomeye. Unyarukire za South Africa uzasanga za Orlando Pirates zifite abafana benshi. Ni gutyo bigomba kugenda, buri kipe igomba kuba ifite abafana benshi, nyine mu gihugu igomba kuba iharimo. Polisi itsinze Rayon Sport itsinzwe na Rayon Sport ibitego 3-2, ikinyuranyo n'abanyamahanga. Rayon Sport yatsindiwe na Musa Yeseno, ndakeka na Ngendahimana Eric, cya gatatu sinibuka neza wagishyizemo, ariko Rayon Sport bavuga ko ishaka igikombe cy'amahoro nyuma y'aho igikombe cya shampiyona bibonye ko bidashoboka. Yego, urumva ntago bashaka ko uyu mwaka, byibuze bashaka ko uyu mwaka bashaka gusohokera nk'igihugu. Wavuga ko Rayon Sport ishaka igikombe nyuma yo gutsinda polisi mu gikombe cy'amahoro. Ifite gahunda kuko yabonye ko bishoboka ko bashobora babuze igikombe cya shampiyona, ntabwo barakigura neza, ariko urebye amanota ikipe ya mbere barusha nabo ayo bafite, ubona ko igikombe cy'amahoro niho bashyize concentration zose kugira byibuze uyu mwaka bazabashe gutwara igikombe cy'amahoro, wenda bazasohokera u Rwanda, kuko urumva hariya naho hari ama avantage menshi bakura, byaba ari intangiriro nziza cyane kugira ngo bashaka uburyo babona uwo mwanya naho yo gutwara igikombe cy'amahoro. Urakoze cyane Serge. Mu Rwanda ndakeka twabisukira ngo tukanyarukira ku mugani Burayi, ariko n'igihe cyadufashe. Hari nimugoroba habaye icyo abenshi bitaga finale ya Premier League, ni match yahuje Arsenal na Manchester City. Iriya match wayibonye ute? Ibitego 4-1. Iriya match ntabwo yantunguye kuko nari mbizi ko City urebye parcours imazemo iminsi iva muri itegura, iva muri Champions League kwa Bayern, ibonye iriya resultat nziza yo gutsinda aggregate ya 4. Ni ikipe ubona yaburaga umuntu ukomeye cyane witwa Haaland, yaje yuzuza koko iriya kipe, ariko nanone ku mugoroba naraye mbonye Pep Guardiola koko ko ari umuhanga, ko azi gusoma neza umukino, tactique ze. Urabona Pep Guardiola ari ukuntu asanzwe akina, ategura imikino, ariko kuba yakinisha abadefenseur batandatu mu kibuga, ni ukuvuga ko yaretse Arsenal irakina kandi niwe wagombaga kwempoza umukino. Ntekereza ko ari ikintu cyiza cyagaragaje ko ifite gahunda koko ko n'ibi bikombe byose hatanira birashoboka ko izabitwara, harimo na Champions League, harimo na Premier League na FA Cup. Ingingo aho ngaho uvuze ngira hino kuba Man City yatsinze Arsenal ntabwo ari gukomera kwa Man City, ni ukoroha kwa Arsenal. Ni gutyo mbibona. Oya, ntabwo ariko mbibona. Arsenal iroroshye, none se nimba Southampton zinkanganya n'abari ya nyuma 3-3 match, wenda ntabwo umuntu apimira match imwe ku yindi. Ni yari yabanje Arsenal yanganyije na Liverpool iri mu manegeka,
yanganye yatsinzwe na West Ham, ibyo bintu wabisobanurira gute? Wibuke hari ikintu utaza kwirengagiza. Southampton iri kurwana no kutamanuka. Kuvuga ngo yitsinze uriya mukino yari kuba ifite amahirwe yo kuba umukino wundi usigaye iramutse uhunganyije itamanuka, kuko ariko na Arsenal yarwanaga no gutwara igikombe. Yego, ariko urumva imagine ugiye gukinana ugiye gukinana n'ikipe urimo kumva ikipe ishaka kumanuka, umuntu uri ku mutaru, nawe urashaka gutwara igikombe, ariko we imbaraga yashyizemo nizo nyinshi. Ni ukuvuga ngo Arsenal niho yagiriye uburangare, ntekereza ko ari naho ishobora kuba yaraburiye n'igikombe. Aho hantu ndakubaza ikibazo kimwe se, kuko usanga nka West Ham, reba byahereye kuri ya match ya West Ham. Ya match bari bafite mu ntoki, ako sinavuga ko uburangare bw'abakinnyi, ntekereza ko muri dressing room itari imeze neza cyane, cyangwa se morale itari iri ku rwego rwiza dukeneye kugira ngo iriya match bayitsinde. Kuko ntekereza ko ari hari ababuriye igikombe, nyuma hari abahise batangira gushyuha mu mutwe. Ariko kuri City, kuri match ya City, byo ni akazi gakomeye k'abakinnyi, ariko cyane cyane tactique za Pep Guardiola, kuko yanze gukina. Bari abantu basa nk'aho bakina ibintu bimwe, yanze gukina ibintu bimwe, aragenda afata ikipe akiramo defenseur batandatu. Wabonye ko Bukayo Saka atigeze akina, Bukayo Saka ntiyakinnye. Ibyo bintu ndabyumva, yakinnye ariko bayikubitaga ibyo bintu mbwira ndabyumva, sibyo? Yego, basanzwe bakina umupira wa TikTok, ku mugoroba nijoro byahindutse, bakora imipira y'ingenzi kandi iyo direct kuzaza iri ikaba ari game yatsinda Arsenal gusa, ikaba itashobora kuko hari ikintu bamaze kuneutralize. Yagiye ashyiramo abadefenseur batandatu, Bukayo Saka ntiyongeye gukina. Hanyuma kwa Arteta, ikosa nabonye wenda ashaka kuba yakoze, ntabwo yiga neza. Umuntu bita n'ubusanzwe ni Kevin De Bruyne, ni umukinnyi usanzwe, niwe playmaker, niwe mutima wa City. Kevin De Bruyne, yego, ni ukuvuga ngo iyo bamufata ni playmaker, iyo bamufata bagomba kuba bafite amahirwe menshi yo kuba bakwempoza n'umukino, ariko barawempoje mu buryo busanzwe bwo gukina, ariko ntibashobora kwinjiza igitego, ntiyaboneka resultat nziza. Urabona ko n'igitego babashije kubona ku mugoroba cyavuye kuko Kevin De Bruyne avuyemo, akimara kuvamo nibwo babashije gutsinda igitego. Gusa nyine rero harimo ingingo yanjye ngewe Arteta nawe yakoze amakosa, abakinnyi barananiwe, niba hano utayibona n'abasiti barananiwe bari gukina ibikombe byinshi kurusha City ifite effective nini man. Icyo ndacyumva, mwese Kevin De Bruyne yarangije match, ntabwo bishoboka. Arareba akavuga ngo uyu mukinnyi ndamukeneye kuri match, akamuruhukije, akaintroduce abandi kugira ngo bakomeze kuri level. Ariko Arteta yirengagije umukinnyi witwa Jorginho, urumva Arte ananiwe biragaragara, urumva iriya compatibility ya Partey, sibyo ntishobora guhura n'iya Rodri n'abari bandi bakase bamukikije ari batatu ngabashobora. Si nicyo gusa ngewe, iyo niyo mpamvu nabwiye ngo Arsenal iroroshye. Arsenal umunaniro yatangiye kugarugara mu mikino ishize. Ntekereza ko atari kunanirwa, ntekereza ko n'umutoza ashaka kuba yabigizemo uruhare. Wenda ikintu gikomeye wenda Arsenal yagombaga gukora ni nko kunganya na City, wenda byibuze, kuko kuyitsinda byose ntekereza ko yagombaga kuyitsinda, ariko kunganya nayo byo byashobokaga yaza gupanga neza ikipe, akareka ahubwo akaza kuyireka City akaba ariza kwempoza umukino, nawe agacungira ku counter attack, kuko yari ifite nka Gabriel Jesus, ifite Bukayo Saka, ako babonye ko bashatse kwataka kandi indi yabafunze, bita birangira badatsinze. Njye mbona ari cyo kintu cyabayeho, kandi no kudafata Kevin De Bruyne hariya mbona ko byabaye rere cyane. Dusoza ego hari umumama nijoro twari turi kureba match, ariko yayikundishijwe n'umugabo Arsenal, urumva afana Arsenal, ariko yayikundishijwe n'umugabo. Noneho nijoro yarebye ikipe, ushanga iyi ntacyo mfatamo, ngiyi ntacyo mfatamo, ngo shasheri ngo babanjemo bazwa. Ariko si nicyo ngicyo Arsenal, sibyo Victor? Tugendeye kuri icyo ngicyo nk'iyo analize uwo mudamu yakoze, Arsenal ni ikipe nk'uko bavuze ngo City imaze iminsi itegura gutsinda. Arsenal navuga ko ikimaze iminsi itegura yari iyi ntsinzi twabonye.
buriya se ni iyi ntsinzi yategura. oya njye ntekereza ko byakomeje kuko bamaze babona ibimenyetso. yego njyewe ngo ntekereza ko izira match zabanjije iyi match yose nayibaraga ko bazayitsinda pe ntaba nkubeshye ariko byibuze iyo baza gutsinda nk'iriya match ya West Ham barangiza bagatsinda n'iyi match ya Southampton byibuze bakanganya na City cyangwa ikabatsinda byibuze aho ngaho bari bagifite amahirwe nayo atari menshi yo kuba bari ku gikombe cya shampiyona ariko urabona ko amahirwe asa nkaho yayoyotse usibye kuvuga ko ntabwo City iracyafite imikino ibiri y'ikirarane itarakina andi manota utarashyiraho ko bazahura na Chelsea nubwo nayo idahagaze neza ariko Chelsea ni ikipe ikunda kuba challenginga cyane. Serge ahandi hantu nabonye ko Arsenal ari ikipe ishobora kuba yoroshye mu buryo buri nyine muri system yayo mu bw'imikinire nyine mu buryo bwa tactique bwayo ihagararamo mu kibuga uburyo yanimaje impamvu nabonye ko yoroshye Guardiola inshuro zose Guardiola yagiye ahindura systeme y'imikinire ye yaratsindwaga kandi agatsindwa ubona ko yagerageje gukina ariko nta result yabonye ayinduriye kuri Arteta wahoze ari umwungiriza we ahise amutsinda. Ngiye ntekereza ko Pep Guardiola ikintu cya mbere n'ibintu bibiri ikintu cya mbere uwo bakinana aramuzi kandi nibyo bakina bisa nkaho bigenda gusa. Arsenal burya na City bakina udupira dusa nkaho tumeze kimwe. Arsenal na City bakina umupira ushingiye kuba winga. Yego na abatoza ikintu cyo kintu cyabayeho mbona icya kabiri mbona cyabayeho ntekereza ko Pep Guardiola atangiye gukura mvuga urabona amakompetisiyo yose kuvuga ngo iyi systeme yazanye nubwo atari we wayizanye ari Johan Cruyff yarayizanye ariko kuyikuza no kuyikinisha ariko niba nta bikombe bifatika afite biragorana kuko usanga ubu ngubu dukeneye abatoza ni nacyo Pep Guardiola abura abatoza baduha ibikombe baduha yego bakine neza ariko baduhe n'ibikombe Guardiola ibikombe arabifite nubwo wenda uburyo bitwaramo nta Champions League afite ako ayifite muri Barca Barca ibyo twese turabizi neza ko akenshi yabifashijwe na bari abakinnyi Iniesta na Xavi na Messi rero hariya ntabwo navuga ko yabigizemo uruhare cyane nayo mpamvu usanga n'ubu ngubu bikimugora kubera ko ntabwo aramenya guplaningira igikombe knockout kandi ni akantu keza kaba gakenewe agomba kumenya kuzikina kandi ibintu yagaragaje ko ya planinge neza iriya match ko ntabwo akinya ibintu yasanzwe akina kubanzamo abadefenseri batandatu kandi n'ubundi niyo atababanzamo akabanzamo ku ikipe isanzwe ikina bagomba kubona amashance yo gutsinda ibitego ariko biriya bintu yakoze urabona ko ya planinze umukino urumva rero akantu ka tactique kaba kajemo gashobora gufasha mu minsi iri imbere. Igikuba cyacitse kuba Arsenal yatsinzwe na Man City yego nuko abantu bari kwifata mu bundi buryo nta gikuba nuko ariho twakonfaminge ni ibintu nyine ni ibintu byakabayeho ahubwo ni ibintu byakabayeho dukurikije uko amakipe ahagaze none se nimba ikipe imwe ifite ubushobozi bwo kuba yagura Erling Haaland Arsenal ni gutyo bimeze nimugura Barcelona yadutengushye nayo nabonye na Real Madrid ziriya match wagira ngo ni umuzungu bashyizemo ukuboko ariko nka Real Madrid ntekereza ko ari uko wenda ishobora kuba nanone ishobora kuba iri kwitegura Man City wenda ibyo ushaka kubitekereza ariko nka Barcelona gutsindwa kuriya iri ku mwanya yamaze kwizera igikombe ntekereza ko nta gikuba cyacitse cyane. Chelsea yaratsinzwe ibitego 2-0 yagarutse mu bihe byayo izindi match zabaye ndakeka ari ibyo ngibyo twavugaho tukanashimira Serge kuba yafashe umwanya bakaza kutureba hano kuri The FM 24 TV nari Frank Amani na mugenzi wanjye Serge Ngabaziza na Victor kubanga bw'ibyuma. Serge urakoze cyane kabisa ubutaha nitushaka zagaruka agomba kugaruka gahunda n'ubutaha mutwitege mu kiganiro P Sport